Shalom, shalom, shalom. Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, waramutse neza. Imana ishimwe cyane rero, ndishimye cyane kongera kubona umwanya wo muri gahunda ya waramutse kuri Muhoza TV. Imana ibishimirwe cyane, ndakwakiriye cyane wabyutse amahoro. You are welcome kuri Muhoza TV muri gahunda ya waramutse twuye buri gitondo. Rero ndashima Imana ko yakurinze kandi nanjye ndahumeka umwuka w'abazima. Imana ikomeje kudutiza ubu buzima kugira ngo dukomeze dusohoze icyo yaduhamagariye. Ese koko kigezeho gisohoza? Ya check witegereze urebe aho ugeze usohoza icyo Imana yakuremeye. Reka dusenge twumva amagambo Imana yatugeneye uyu munsi. Imana nziza, Imana ikiranuka, Imana ishoboye byose, Yesu Nyiringabo, umubyeyi ukiranuka utibagirwa abana biwe, nguciriye bugufi imbere y'amaso ya Papa, ndakwinginze kugira ngo umanure umwuka wera mu bugingo bwa buri muntu wese uri gukurikira no waramutse aka kanya, kandi umwuka wera aherekeza amagambo data wanshyize mugiye kubwira ubwoko bwa aka kanya, ari wo gukurikira buri jambo riva mu kanwa kanjye Papa, rihindura ubuzima bwa buri muntu wese uri buryumve, rimukomeze mu rugendo. Ucitse intege asubizwemo intege, ubuze ubwenge rimwongerera ubwenge mvajuru. Data, umutima w'ubwenge umugaragaremo, umutima w'umunezero n'amahoro biva ku Mana ntibikabure ku bugingo bwe. Reka Holy Spirit ari guidinga, ariyo ikurikirana buri jambo ryose Data rigiye kuvugirwa muri aka kanya ka waramutse. Urakoze Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo ubwire ngo uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitatu bizatuma ubaho muri ino si nk'umukristo mu mahoro kandi ukayibaho neza. Si ibyo gusa, ukayibaho mu buzima bw'ubutsinzi. Uvuga ngo uzaba muri ino si uri umutsinzi, uri umunyamahoro ndetse uzanarama. Amen. Yangiye kukubwira amabanga atatu cyangwa se ibintu bitatu bikeneye kugira ngo ibyo bintu bigereho. Haleluya, haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yesu aguhe umugisha, komeza kunezeze. Reka dusome ijambo ry'Imana wumve ibyo bintu bitatu. Amen. Imana irakiranuka cyane. Reka dusome muri Yesaya 30:21. Kandi nimujya kunyura iburyo cyangwa ibumoso, amatwi yawe azajya yumva ijambo riguturutse inyuma rivuga riti, iyi niyo nzira muba ariyo mukomeze. Reka dusubire muri mwe. Kandi nimujya kunyura iburyo cyangwa ibumoso, amatwi yawe azajya yumva ijambo riguturutse inyuma rivuga riti, iyi niyo nzira muba ariyo mukomeze. Amen. Ndagira ngo ubwire ngo ijwi ry'Imana rihora rikubwira. Rero niba ushaka kuba ubuzima buri successful muri ino si nk'umukristo, ugomba kujya ugerageza kumva ijwi ry'Imana, akaba ari naryo uha agaciro kuruta ijwi ry'isi. Isi kwifurizaho ko wasa nka runaka, ko wagenda nka runaka. Shaka nuza yarashatse, reka ikintu uza yarakiretse. Oya, icyo ugomba kumva ni ijwi ry'Imana, kandi ijwi ry'Imana ririho. Ijwi ry'Imana niryo jwi ry'umuremyi wawe. Niyo mpamvu icyo akubwira abaza akamaro kigufitiye. Rero niba ushaka kubaho ubuzima buri successful nk'umukristo, gerageza guha umwanya ijwi ry'Imana. Imana iganira mu nzozi, Imana ishobora kuganira mu buhanuzi, Imana ishobora kuganira muri vision, ariko Imana inatuganiriza byimbitse bitavangiye 100% mu ijambo ryayo. Jya ugerageza kumva ijambo ry'Imana, umenye ijwi ry'Imana. Uzabaho muri buno buzima utiyobora, ahubwo uyoborwa n'Imana. Amahitamo yose uzajya uhitamo, every choice uzaba wahisemo bijyanye na Holy Spirit, bitajyanye na emotions, bitajyanye no n'irari ry'umubiri wawe. Oya, uzajya uhitamo bitewe n'umwuka icyo ashaka, kandi icyo umwuka ashaka ngo umugisha Imana yo itanga ngo nijya yongeraho umubabaro. Ndakwifuriza kugira ngo ujye uyoborwa n'ijwi ry'Imana. Ikindi kintu cya kabiri rero ni ukwitondera amagambo tuvuga. Ururimi. Umukristo uzi kurinda ururimi aba azi kurinda ubuzima bwe bwose. Abanyarwanda hari umugani baciyemo umeze nk'utavugitse neza. Baravuze ngo nyiri ikirimi kibi yatanze umurozi gupfa. Ni ikikwereka ubukana bw'ururimi burya ari bubi. Buriya uzi ko ushobora kuvuga amagambo mabi ku muyobozi w'igihugu ugafungwa byiteka kubera ijambo ryavuye mu kanwa kawe. Uzi ko abantu benshi muri ino si bari mu ngaruka zo kubera amagambo bavuze. Ururimi rwawe ni ingenzi ku buzima bwawe, ariko ntabwo rukwiye kugabura ibibi. Umwanditsi w'igitabo cya Yakobo yaravuze ngo
ngo nk'uko ishyamba ritwikwa nk'igishashi gitoya kikaba cyatwika ishyamba ryose rigakongoka, niko ijambo ribi ku rurimi rishobora kwangiza n'uburozi. Ese abavandimwe bawe, ese abo mwigana, ururimi rwawe rukoresha utubabwira. Reka wumve ijambo ry'Imana uko rivuga ko ururimi rwawe nk'umukristo rukwiye kuba rumeze. Haleluya, haleluya. Kadusoma ijambo ry'Imana. Imana ikomeze ikunezeze, ikomeze iguha umugisha. Tugiye gusoma mu gitabo cy'Imigani 10:11. Ngo akanwa k'umukiranutsi ni isoko y'ubugingo. Haleluya. Reka wumve nanone inshuti yanjye, akanwa k'umukiranutsi ni isoko y'ubugingo. Ese koko akanwa kawe kavamo isoko y'ubugingo? Amagambo uvuga se atanga ubugingo? Arabohora se cyangwa araboha? Arakiza se cyangwa ararwaza? Aromora se cyangwa arakomeretsa? Wicunge neza nshuti yanjye, iki gitondo wagira umugisha ugaterana kuri Muhoza TV. Ndi kukubwira ibintu bitatu bizatuma uba successful nk'umukristo, ugakundwa n'abantu, ukaba mu isi mu mahoro, ndetse si ibyo byonyine, ukazabona n'ubugingo buhoraho. Ikindi kintu cya gatatu, aricyo cya nyuma, gerageza kumindinga business zawe, your own businesses. Bishatse kuvuga iki? Ntabwo ari ukuvuga ngo nubure gutanga ubutumwa bwiza. Umukristo wamenye Imana akazi ke ni ukuvuga ubutumwa bwiza, ariko gerageza kudakura igitotsi mu jisho rya mugenzi wawe mbere y'uko urikura mu jisho ryawe. Irinde gucira umuntu urubanza wowe utarabanza kwisuzuma. It's amazing ugasanga ndi umuhungu w'umusore mu itabi, ndasambana, mu biyobyabwenge byose, ariko iyo ndi gupfukama ndi gusenga amasaha y'Imana ngo Mana uzampe umugore ukubaha, umugore utinya icyaha n'igisa nacyo, umugore utanywa inzoga, umugore utanywa itabi, kandi njye ibyo byose mvuga ndabinywa biranyishe. Mbese uwo mugore w'Imana niba imukunda ko ikunda abana bayo, Imana izabona akamwiriye? Kuki nshaka uzaza kumoza agahinda njye nkamutera agahinda? Bishatse kuvuga iki? Umuntu banza wirebe cyane cyane nk'abasore n'abakobwa, umuntu wifuza gushaka uwo ari we, nurangiza nawe ubanze ube muzima. Amen. Niba wifuza gushaka umugabo muzima, bagira characters zizaranga umugore muzima. Kandi nanone niba ndi umusore nifuza kuzagira umugore muzima, ngomba kugira characters zindanga zizatuma mba umugabo muzima, kuko icyo umuntu abibye nicyo asarura. Bishatse kuvuga iki? Gerageza kubona wowe, wisuzume mbere y'uko ushaka kwigisha abandi uko bamera. Wowe, are you fine? Are you good? Ugende wiklininga, ubundi uzaklininga abandi. Umva icyo ijambo ribivugaho. Haleluya, haleluya. Imana iguha umugisha cyane wo kurikirana Muhoza TV, gikomeza iguha umugisha cyane. Imana irakomeye kandi irakiranuka muri byose. Kadusomere ino jambo cyanditswe. Haleluya, haleluya. Ni ijambo riri muri Matthew 7:3. Matayo 7:3. Ni iki gituma ubona agatotsi kari mu jisho rya mwene so, ariko ntiwite ku mugogo uri mu jisho ryawe? Mbese mbere y'uko unera amabuye umeze ute wowe? Mbere y'uko uriya muvandimwe umujajinga, how are you? Wowe umeze gute? Mbere y'uko wifuza ibyiza hazaza, wowe uri mwiza? Ibyiza bisanga beza. Try to be good. Ubundi niko bimera. Buriya magnet iba attracted n'icyuma. Plastique ntabwo yaka-attracting magnet. Ni nk'uko n'icyiza cya-attract icyiza, n'ikibi kika-attract ikibi. Niba ushaka ibyiza, ba mwiza. Amen. Imana iguha umugisha cyane. Nicyo kintu nendaga kugira ngo tuganire uyu munsi. Ni ibintu bitatu, ubizirikane, ubyandike muri agenda yawe, ndabizi bizagufasha. Kandi ikindi kintu, niba wafashijwe cyangwa se hari ikintu wungutse utari uzi, ukaba unezerewe muri iki gitondo, jya ukirika aho ngaho wandike comment, utubwire ikiri ku mutima wawe. Imana iguha umugisha cyane. Tugeze muri ka kanyerero dusengana, tukereka Imana uyu munsi. Reka dusenge, reka duce bugufi inshuti yanjye dusenge. Mana nziza, Imana ikiranuka,
Imana ishoboye byose, Yesu Kristo umubyeyi wanjye, nguciriye bugufi mwami, ndakwereka uyu munsi waduhaye, reka utubere umunsi udasanzwe, utubere umunsi w'umunezero, utubere umunsi w'ubutsinzi. Data uje kutubera umunsi w'amahoro, uze kutubera umunsi w'ibyishimo, amaso yacu data yagira urwererane kubera ibitwenge, umutima wacu were ukiye kubera umunezero uva mu maboko yawe, icyaturwanya ukirwanye, cyakifuza kutumerera amahoro gitsindwe, amahoro yawe ntakave mu mutima wacu. Yesu reka ukomeze utubere ingabo idukingira, uduhe protection yawe igoteshe n'abacu, abacu barinde, abacu bose bagoteshe amaraso y'abamarayika bawe, igihugu cyacu kirinde. Data uyu munsi wo ku cyumweru waduhaye, data utubere umunsi udasanzwe, uze kubana natwe mu materaniro turi bugendemo yose turi bujyemo. Uyu muvandimwe ukurikirana Muhoza TV udasiba kwerekana urukundo akunda waramutse, uyu munsi data umubere umunsi w'umunezero, abashe kwakira umunezero uva mu biganza bya Yesu. Amen. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha cyane, Imana yo mu ijuru ikunezeze. Muhoza Olivier ndagukunda cyane pe, gusa Kristo w'i Nazareti umubyeyi wawe wagupfiriye ku musaraba, akagucirwa amacanwe mu maso, akagutererwa icumu mu rubavu kugira ngo muzabane mu bwami bwe, aragukunda cyane. Mwifurije icyumweru cyiza, niba uri bujye mu materaniro ugira amateraniro y'umugisha, naho kwa mbere shalom shalom, ciao ciao.